ihame ry'umunsi. Turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe aho uri hose. Ihame ry'umunsi, Abafilipi igice cya 1 umurongo wa 6, icyo nzi neza rwose ndashidikanya nuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawusohoza rwose. Amen. Umva ngubwire uyu munsi wa none wewe warucitse intege, ndagira ngo ngubwire ngo yatangije umurimo mwiza mu buzima bwawe, ni nayo izawusohoza. Nshuti yanjye, kubaho kwawe, kuvuka kwawe nta ruhare rwawe rwigeze ruba. Oya. Abefeso 2:10 aravuga ngo kuko turaba Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Hari umurimo mwiza Imana yatangije mu buzima bwawe, hari umurimo mwiza Imana yatangije muri wowe, hari umurimo mwiza Imana yatangije ikoresheje Imana ikurimo. Ikintu icyo ari cyo cyose kitambitse wari ufite ishyaka ry'ibyiza. Bibiliya iravuga ngo hahirwa abafite mu mitima inzira zijya Siyoni, iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko. Reka nguhumurize nkubwira ngo wicike intege, ibanga ni ukutananirwa, ibanga ni ukudacika intege. Yatangije umurimo mwiza murimo, ni nayo izawusohoza kugeza ku munsi w'Umwami Imana. Shoje nkubwira ngo ibuka uri we, biri mu bigize amahame. Shalom.